urava iwanyu nugera hirya uvuge ni bya bindi umugore ubana n'umuntu mwamara gushwana mwagerye akavuga ngo wagiye nyicishaga inzara ngo ruriya rugabo gapungo ruragatsindwa undi ngo uriya mugore gapungo yarabishye kubi ngo siye nabona mvira aha ngo yanteraga umwaka ugasanga utwo tuntu tuje kubera ko abivuze arenze umuryango kandi ukanagari keza nk'afura dushima inkotanyi cyane kuko Imana jewe sinzi niba hari uruhare yagize kuko ababishwe se kuki Imana itabatabaye uri gufata Imana ukayigereranya n'umwana w'umuntu. Minister, how are you? Are you okay? Stupid. Are stupid. Nguri ikigorye bro. Ibyo ni byo bisobanura. Yo data we. Mama pa Ezekiel uzi wabaga hariya hejuru hariya ku murengwe ruguru yo mu Kamenge uri kumva murengaje umuntu wo ku murengwe hari ubundi bwenge afite uyu murenganya umuntu muzima ufite ubwenge akabwira ministiri bro sabayobozi baba bashaka ikigorye ngo ayusi buretse baba nge ndababaye buretse gato. Yes, reka nkusuze kandi kwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri BMA Empire nawe utarayikora ndizera ko kano ariko kanya cyangwa se ari wo mwanya kugira ngo uyikore tuye tubana 5 kuri 5 manzi Imana manzi ya Macedonia mbere yanyu banyarwandakazi nirinze kubasuhuza bitewe n'umunwa mwinshi mfite ngiye gukoresha mwakino munini wakubyimbanye hari ibintu nabonye mu bapa tugende gake nimara kubona ibi bintu nahise nkuhamagara nk'umubyeyi kugira ngo uze bino bintu tubikiriyaringe cyangwa se tubishyireho umucyo tubikeshe. Topic y'ikiganiro avuga ngo kuba wari umutindi cyangwa se wari umunyarwanda u Rwanda rwemera nk'umuturage rufasha rukishyurira mituweli ruguha uburenganzira busesuye warangiza ukava mu gihugu wabure nka bakayiguha ingosha wazagira inka warangiza ukava mu gihugu mama bapareka mbwirize kuko ndababaye nyine wamamaga babayeho barwo niki ikintu cyambabaje kuba leta y'u Rwanda nta kintu itakoze kuri wowe uri kumva icyo kintu tankore yatumye mba n'inzobe n'ukuri ku Imana uri kumva igafata umuturage ikamushyira ku isonga warangiza cyane abagore twimirizwa imbere ingope yemwe twimiriza inyuma byapi twemerejwe imbere warangiza rero bakaguha uburenganzira network zihagije bakaguha internet ihagije kugira ngo bakakwemera kwicambera kamera ukaganira ukamenyana n'abantu utaruzi ko muzamenyana bari kumenya koko warangiza nyuma y'ibyo ukavuga ubusa mama wapapa ukicara imbere ya kamera ukavuga ubusa mama wapapa ngewe mbabazwa n'umugabo wabaga Kimisagara hariya ahantu nawe uzi Kimisagara se nduta hasi yego inigiza kuhava ijya mu gihugu cya Uganda bro yari Marina ariko abagiye Uganda ubari gutereka afite platform ari kuyishyiraho abantu cano ari kuyishyiraho abantu hakurya se hakurya basebye igihugu skura mugabo muzi wana ndetse nane gupfugushinga canari nahayishinze kwa Muzehe Museveni ajya azabihanyana nabyo abyirukana birabivuga ubusa igosha ndetse ndabona mare kurahira azavuga ati abantu baza kuvuga ubusa mu gihugu cyanjye hangaha mwese kwa nyoko utanze kwasage kwa nyina uri kumva niko azabasobanura cyambabaje none nk'umuntu wakomeje kuvuga ko ari pasitoro ati ngende pasitoro nderekwa nkora ibiki bigenda bite ibintu byinshi cyane ubuzima bw'abantu bakabuhindura abantu bakunda igihugu cyacu cy'u Rwanda bakabuhindura buriya ariko uzatinya igihugu umuntu uba wibereye hanze nko muri Amerika ashaka gushoramo business akayishoramo noneho leta y'u Rwanda yo igihugu cyacu se
nyine agashora business twaragikobokeye agashora ntabwo ibyo byakunda. icyo nari nshatse kuvuga iterambere igihugu gifite, umutekano igihugu gifite, uri kumva nta muntu n'uyu n'umwe wakabaye unatinyuka cyangwa se unatekereza kuba yashaka uburyo asubiza inyuma igihugu cyacu. ariko nkubwire uwo mugabo rero araza agafata izi nyangarwanda, iyo babyita kwikina agafata izi mu kinyarwanda gisobanutse. iyo wikina ukora ikintu wenyine nta gisubizo ugira, nta n'ikiza ukuramo, ubu wiganiriza wikirigita ugaseka. yego ariko undi agukirigise uraseka ukabona nawe arasetse, urumva nabo bareba bikirigita bakanaseka. mama w'abapa bitewe n'agahinda njye mfite, uragafite ntakabonye, ngiye guhamagara umugabo bita Ezekiyeli. arakwitaba se? aranyita, mubwire Ezekiyeli mwana wa mama. nimero ye wayikuye se mwana? Ezekiyeli mwana wa mama, dore nguyu dore nguyu. nyereka ndebe Ezekiyeli nesa isasa oye siko ari we sha. Ezekiyeli mwana wa mama, ibi bintu Ezekiyeli wabyihoreye. ntago kwitaba yabimenye. oye kunyitaba si cyo kibazo, ahubwo ikibazo nta mayinite. arega hari ahantu kuba bwa kiriya gihugu nta mayinite afite, nta mega, nta mayinite. wameze nkanyu mpamagaye kuri WhatsApp. Ezekiyeli nari ngiye kukugira inama rwose nkakubwira Ezekiyeli, ibi bintu wowe kabyara we bireke, kubera ko ibi bintu cyangwa abanyariyo mu Rwanda agize ngo baramuzanye. wasanga abanyariyo mu Rwanda akavuga ati noneho abanyarwanda ndabakizwa n'iki? ego Rwanda rurahita. nari ngiye ndongeye nyijemo, nari ngiye kumubwira Ezekiyeli mwana wa mama, ibi bintu byihorere, dore turaziranye, aho kugira ngo ukore ibyo bintu ngwino wihiringa imihanda nkatwe. yicara imbere ya kamera none abajya muhabitana anywera ibyo cyangwa wenda usabye nkuko ngewe ntajya nsoza ikiganiro nasabye, mwukagira imana nge mujye mundemera walayi, aho kugira ngo wasaba ukageza Nyamabondo cyangwa Gasuku cyara abantu ntabwo wasanga ugeze aho abari. ariko nibe nabo mama papa biriya nibe nabyo, aho kugira ngo uze wicare witereke kuri kamera ngo baguhaye 200,000 ngo baguhaye 300,000 ngo vuga runaka gutya, vuga runaka, noneho umukuru w'igihugu bro. ariko ubundi reka nk'urugero wenda wumve kano kajambo. reka rero mbabwire mw'abantu abari kino gihugu twagigezemo twararushye, kugira twicara gutya dutuze, twarirukase ngo turi guhunga kandi tuzi icyo turi no guhunga, urumva turongera turakata turagaruka. abantu bigaruye nabo Uwiteka bamugisha ni intwari, hari n'abari kuza ubu ngubu kubera ko bari kujya iwabo. urava iwanyu nugera hirya uvuge ni bya bindi umugore ubana n'umuntu mwamara gushwana mwagerye akavuga ngo wagiye nyicishaga inzara, ngo ruriya rugabo ngo ruragatsindwa, undi ngo uriya mugore ngo yarabishye kubi, ngo siye nabona mvira aha ngo yanteraga umwaka, ugasanga utwo tuntu tuje kubera ko abivuze arenze umuryango. kandi ukanagarikeza nk'amafaranga. dushima inkotanyi cyane cyane, kuko Imana jewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se kuki Imana itabatabaye. uri gufata Imana ukayigereranya n'umwana w'umuntu. Minister, how are you? Are you okay? One are stupid. Ni pasiteri se? Ibaze umuntu muzima ufite ubwenge akabwira minisitiri bro, abayobozi baba bashaka ikigoryi ngo ayusyupi buretse baba nge ndababaye buretse gato. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, niko bimeze. Inkotanyi n'Imana, yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane cyane, kuko Imana jewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se kuki Imana itabatabaye. uri gufata Imana ukayigereranya n'umwana w'umuntu. Minister, how are you? Are you okay? You are stupid. You are stupid. Nguri ikigorye bro. Ibyo ni byo bisobanura. Yo data we. Mama pa. Ta Ezekiyeli uzi
wabaga hariya hejuru hariya ku Murengwe ruguru yo mu Kamenge uri kumva utamurengaje umuntu wo ku Murengwe hari ubundi bwenge afite uyimurenganya yabaye ahantu habi. Ikintu gitumye ntekereza ko uyu mugabo Ezekiel yari marine bro. None se nyine atari marine ntabwo yatinyuka kuvuga ibyo bintu. Nyine niba umuntu yarabaga ku Murengwe abantu bahazi n'abahazi hariya hajya abantu babuze sibyo haba ibintu bya makeya pe n'inzu zawe niza make n'uburyo byawe n'ibya make ntuzukane n'umugabo wawe wakubise undi piki ngo abwiye umugore yabwiye umugabo ngo umugore ngo ariko ngo araryoshye yarampaye ati urabwira umugore wanjye araryoshye wo ku Murengwe atereka uransobanura uburyo aryoshye sha yaragiye aba yikatse ku muturanyi ati niza ya piki nikorera akaringoti hari undi ati nayo mfite aragenda kuwundi barayimuhaye arazana ko wa mugabo ati harya ngo umugore wanjye araryoshye sha aba mu kubisa piki hariya ku Murengwe hasi ngo pa ukuntu hasi ngo pa gusa se abantu barirutse imidoro zirabwa hisapfa wa kintu ntabwo waba ku Murengwe ngo ugire ubwenge rero waba ahantu hazima ngo ugire ubwenge buriya n'abangaba niko bimeze yaza kuhandana akaba afite ibitekerezo baragenda bakagera hariya hakurya bakikaragamo ka kanyanga k'umwimerere bro ariko ndanini yishukuze iriza bakora bakiterekamo akamogi hari ukanywa umeze neza uri fresh abantu banakubona ukagenda akarusamo yaronyeza mwita mwejugo yarugeza mu ibondo yarugeza munsi y'amatwi rumugeze munsi y'amatwi ngo minisita ni ikigoryi bro oya nibaturekera ubwami nibaturekera ubwami bwogere buriya niyo mpamvu n'insengero zimwe zivugirwa mu bugoryi nk'ubwo bazihagaritse kavuga ati kugira mukomeze muhagarare imbere y'abanyarwanda muvuga ubusa nta n'ikintu bikoreye mu rugo rwabo mukaguma mukabeshya mufunga ahantu mujye muvugira mu muhanda. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane ikintu nagira ngo uzire hano tubwira abanyarwanda mu by'ukuri ntabwo ngewe nkanjye ku giti cyanjye uri muri iki gihugu uzi ubwiza bw'iki gihugu uzi ubutabera bw'iki gihugu uzi ubuyobozi bw'iki gihugu uzi umutekano w'iki gihugu uzi iterambere ry'iki gihugu Imana ishobora urakinisha igihugu cyabari imfungwa za jenoside zirenga umusaza akica akavuga ati abantu bishe abatutsi nibasaba imbabazi tubabarire ibyo bintu bihagazeho uzi ko iki gihugu mu by'ukuri ngewe ati saba imbabazi usaba imbabazi wowe wahemukiye kandi arakubabarira warangiza ukavuga ngo uwo muntu wajya kumuvuga nabi ukagaruka arebana n'umuntu w'umuturanyi nge mbaye ndi umwe mu banditse igitabo cya Bibiliya urumva nyuma y'ibyahishuwe nahita nandika igihugu cy'u Rwanda umurongo wa mbere igice cya rwanda mu byahishuwe rwari rwarahishwe urumva nabyo birimo uzarebe neza wakina mu byahishuwe wagize ukazana ngo umuyobozi w'igihugu ni stupid bro muzehe wacisha n'ikibazo gikomeye cyane hanyuma rero aba bantu ngewe icyo nabavuga oya ngewe mu by'ukuri icyari kinzanye ni kano gahinda ndi kugenda numva ariko mu by'ukuri ubu ntangiye kumentioninga ubu hasigaje rimwe gusa imbarutse imwe gusa bro umuntu akamenyera walayi ngewe ni ukuri kw'Imana ishobora urumva nge nakwemera nkaza nkakamuha bro urumva nkamwira igihano kimukorera ntago yakageza yose agahenda ko bose agenda nakiwe mama pa niko gahinda nyina nari mfite ndabwa nk'umubyeyi gira ikintu ubwira bano bantu bashobora kwihandagaza bakavuga ibintu byose bishakiye ku iki gihugu oya bana bantu rero bihandagaza bakavuga igihugu cyacu neza n'uburyo kiri kudufata neza nk'abantu mwengeye nkurikije uburyo umusaza nanabivuze bisubiremo yabivuze ari ku cyumweru urumva ari ku cyumweru abantu bagiye gusenga n'imfungwa zagiye gusenga aravuga ati abantu barahamiriza cyane bameze gutya aravuga ati uyu muntu ubabariye abantu bishe bakoze jenoside byaranashakuje bamwe babanza no kubyanga harimo n'ababyanze
tubabariye abantu bakoze jenoside bakica abantu gute. Aravuga ati ngewe nanjye ndi umunyarwanda, bagomba kuza tukanababona bagasaba imbabazi bakerekana abantu babashyize. None abandi aho kugira ngo bakwishimire ibyiza biri kugerwaho barimo barabisebya mwana. Noneho igitangaje sura kizi ikibabaje kinatangaje abo babire baba bavuga ibyo niba abana bo muri 2009 barahaza baba barangije kwiga bagabaga nago bazi ibyo bakina nabyo ariko nyine barashukwa inama twabagira amafaranga abana y'ubugoryi kuko ni nka kwa kundi ufata umuvandimwe wawe ukamwica ngo ugiye gufata imitungo y'iwanyu kandi ntubu ukiyifashe n'umuntu uzasazira muri gereza ugafata umugore ngo yaranzengereje ngo reka mufate mukubite ku gikuta ngo yaranzengereje kandi n'ubundi ni cini. Reka nshimire abantu babashije kudukurikira ariko nanone ngewe nagira ngo nze mpereze gasopa aba bantu natangiye kumeshinga umwe mu bantu babahereza platform bakavuga ariko ngewe ikintu ngiye gukora ngiye kwihandagaza nshaki amakuru ya nyayo yaho bakomoka kuko buriya hari igihe nawe ukomoka bitera kano ka depression ukabuturuka mu Kongo bro ukajya ibyo mu Rwanda naho wenda ahubwo naho bavukiye ukabuva muri ukabuva mu Burundi ukaza kuvuga ibyo mu Rwanda. Ibyo ndabyemera. Aho rero niho umuntu agiye kwitaho aba babire umuntu abahagurukire nta mpamvu zo kugira ngo bakomeze bavuge ibyo bintu. Reka ngushimire mama w'abapa cyane ukuri akoze ariko bari abantu mwumvireho kigano tureta tugishyiraho ndi umuntu mukuru imyaka afite yanjye senka ntago ari y'ubugoryi niyo kugira ngo buri munyarwanda wese yubahe undi munyarwanda nta n'ikindi gihugu ndagendamo uretse iki twavutsemo tugituramo tucyubahamo. murakoze murakoze cyane rero Imana ibahereze umugisha ni manzi Imana manzi ya mwiza. Iyi ni BMA Empire.